Ubabaro twagiriye mu isi noneho nkareba nijuru rikatwihakana ndakurahiye afazari wahangaye kena n'umubiri ukagushiraho ariko ukazabona Imana igumugisha. Yesu ashimwe inshuti zacu abadukurikira muri irya no ku isi mu migabane itandukanye muhabwe umugisha n'Imana. Tugira umugisha wo kuba turi kumwe rero kugira ngo tuganire ibitururutse imitima. Rimwe na rimwe hari ubwo ubona abantu badafite ibyishimo ariko mama Charlene turi kumwe none ndabona afite ibyishimo ndetse byinshi. Uguwe neza ni bisanzwe rero akunda gutwenga guseka ndasuzana bose bari i Burundi. Bamuroga sinabwiye ndasuhuza abantu bari i Burundi. Abarundi bakunda ijambo ry'Imana cyane. Bana no kuri comment bakunda gukora comment. Imana ibaha umugisha. Abarundi mwese ndabasuje cyane ndabayambiriye. Bari bose turabashuhuje. Nanjye ndi umurundi. Agurewe. Mama Charlene ngira umugisha wo kubana nawe igihe kitari buze kuturambira kiri buze kuba ari igihe gito kandi gishimishije ariko nanone ndumva umwuka w'Imana kuntumyeho. Ikese arakubwiye se ngo nzanire ituro. Oya mubwiriza abantu bose ubutumwa bwiza bwa Kristo. Yego yanjye ariko ituro no gukora share. Yego hari abantu wasaba ituro none hasi. Yego nyine ndasaba ituro ryo gukora share. Yamuneka babyumve neza bataza kugakata babahungu banjye. Ati nawe yatse ituro. Akora tuzi ko gukora share koko ari ituro. Ni ituro. Abantu babuze amafaranga babura no gukora share. Kwera uribaza. Namwe murakabije. Uribaza koko mukore share. Imana bamugisha rero mama Charlene tugarutse kuri uyu mwanya cyangwa se muri uyu mwanya tugira ngo tugire byinshi tugarukaho cyane cyane mu byubaka abantu. Uyu munsi turi buze kugaruka cyane cyane ku bakozi b'Imana. Iyo tuvuze abakozi b'Imana tuvuga aba Pasteur kuko ni titire cyangwa se izina iberekeza mu by'Imana, tuvuga aba bishop, tuvuga aba apostle, tuvuga abahanuzi, tuvuga abavuga butumwa, tuvuga abaririmbyi b'abantu bose bagabura iby'Imana. Ese mama Charlene mukwiye kwitwara mute ko nawe uri mu mubare? Okay, ubwo ni nkaho uvuze ngo abakozi b'Imana bakwiye kwitwara gute? Bate rwose icyo navugaga. Twagiye tuvuga ibintu byinshi bitandukanye. Ubushize twavuze ukuntu abakristo bakwiye kwitwara mu rusengero. Tuvuga yuko bakwiye kuba nk'abana mu rugo, abashumba bakitwa ababyeyi. Hanyuma uyu munsi tugiye kuvuga ngo abakozi b'Imana. Umuntu wese anyumve nimvuga umukozi w'Imana uwo nshatse kuvuga ni wa muntu uwo ari we wese Imana ishobora kunyuramo kugira ngo igere ku bantu. Yakunyuramo inyuze mu ndirimbo burya n'Imana ibikunyuzemo. Yakunyuramo inyuze mu ijambo, yakunyuramo inyuze mu buhanuzi, yakunyuramo inyuze mu buyobozi kuko igihe n'umuntu ahagara mu materaniro ukabona mbese umuntu wese uhagarara imbere y'abantu cyangwa umuntu witwa igikoresho cy'Imana cyangwa umuntu Imana yangaje kugira ngo afate ibyo kurya abigaburira abantu niwe muntu umbajije tugiye kuvugaho. Umukozi w'Imana akwiye kwitwara ati mu buzima bwe bwa buri munsi? Ubundi umukozi w'Imana reka nkubwire umuntu witwa umukozi w'Imana noneho ufite inshingano nk'ubu. Hari umuntu uba ari umukirisitu usanzwe ntaririmbe nta diakone, hari umukirisitu wisengera bisanzwe agakora indi mirimo itanagaragara. Ariko umukozi w'Imana ashaka kubwira ni umupasiteri, ni umubishopu, ni umuvugabutumwa, ni umuhanuzi, ni mwarimu, ni diakoni. Umuntu wese uyobora ibintu by'Imana, uyobora icyumba, uririmba, umuntu wese umuhanzi ku giti cye ni abantu nk'abo. Nimba ko kuri umuyoboro w'Imana, Imana ikaba yaraguhamagaye ngo ikaguha ibyo kurya ugomba kunyuza kugaburira abantu cyangwa ikaguha abantu bayo uyobora, ugomba kwitwara uti? Ugomba kuba umeze gute? Mureke mbabwire umugabo witwa Mose ngo Abisiraheli bamuteye kwitotomba. Natwe hari abantu badutera kwitotomba. Hari igihe uyobora abantu nk'abaririmbyi, hari igihe uyobora abantu ukavuga uti buretse ndabayobora ariko iyi manda nirangira muzangere mu mboni.
cyangwa umuntu akaba ni umupasiteri akayobora abantu bakamurushya bakamugora akavuga ati uyu musaraba nuveho, na kera nkiri umucuruzi burya narungukaga, akaba yisubiriyeyo. Ariko reka nkubwire ikintu cyantangaje, nigiye kuri Mose ngo Abayisiraheli baramwitotombeye, baramubwira ngo Mwegiputa habaga y'imva, baramwinubira ngo dore inyota iratwishe, maze ngo ajya ku musozi arasenga, Imana iramubwira ngo ugende ukubite ku rutare urabona amazi hanyuma uyabahe bayanywe. Ajya ku musozi, amanutse ku musozi Imana iramubwira ngo nakubita urutare amazi aravamo. Mose akubitana umujinya, akubitana umubabaro, akubitana uburakari, kandi koko bari bamumuteye. Ariko amaze gukubita, akubita rimwe ngo akubita n'ubwa kabiri, ngo Imana iramureba iramwitegereza iramubwira ngo Mose, kuko utagaragaje ubwere bwanjye hagati mu Bisiraheli. Ubwo ni nkaho ari umujinya. Igihugu kirebe ngiki imbere yawe, ariko ntacyo uzajyamo. Ngewe rero aha hantu hantera ubwoba. Nimba Mose yarazize gukubita kabiri, wowe umaze gukubita kangahe mukozi w'Imana? Imana ihe abakozi b'Imana kugaragaza ubwere bw'Imana mu Bisiraheli, mu bakirisitu. Nimba uri perezida wa korari, ugaragaza ubwere bw'Imana mu baririmbyi. Nimba uri bishopu, ugaragaze ubwere bw'Imana imbere y'abagore n'abakobwa uyoboye. Nimba uri pasiteri, ugaragaza ubwere bw'Imana mu bantu bereye umushumba. Abakozi b'Imana, nimba uri umuvugabutumwa, tugaragaze ubwere bw'Imana mu bantu badukurikiranye no mu bumva ijambo ry'Imana tubwiriza. Tugaragaze ubwere bw'Imana mu bantu kuko turi abambasaderi b'Imana. Umukozi w'Imana, nimba uri umukozi w'Imana, ukwiye kuba usenga kuruta uko abubwiriza cyangwa abuyoboye basenga. Nimba uri umukozi w'Imana, ugomba kugira imbuto ziruta izabo Imana yagutumyeho, abo izobera ugomba kuzikuba inshuro nyinshi. Abakozi b'Imana bakwiye kuba umucyo, abakozi b'Imana bakwiye kuba urumuri, abakozi b'Imana bakwiye kuba itabaza riri mu mpinga y'umusozi, abakozi b'Imana bakwiye kuba itabaza, abakozi b'Imana bakwiye kuba umunyu w'isi, ntabwo bakwiye kuba isukari y'isi. Umukozi w'Imana waguye, iyo uguye uri umuyobozi cyangwa uri umukozi w'Imana, abo uyoboye nabo n'ab'Imana igutumaho bagwa cyane. Niyo mpamvu umukozi w'Imana akwiye kuba umuntu w'intangarugero mu buryo bwose. Ubundi kosa umuyobozi akora ababwirije n'abayoboye, akavuga ngo namwe mujye mukora aya makosa. Abakozi b'Imana bakwiye kuba intangarugero mu buryo bwose. Abakozi b'Imana bakwiye kuba inyangamugayo mu buryo bwose. Imana igiye ibaha imbaraga, muhura n'ibisitaza byinshi, muhura n'ibibazimya byinshi, muhura n'ibyago n'amakuba, muhura n'imitego y'imishibuka, muhura n'intambara zituruka kuri Satani kugira ngo abacogoza bananize, izina ry'Imana ritukwe. Ariko ndabinginze mugerageze kugaragara ukundi kuntu kudasanzwe. Nimba umukirisitu akijijwe karindwi, we mukozi w'Imana, ntumwa y'Imana, ugomba gukizwa inshuro 14 cyangwa 21. Hanyuma se wowe, wenda turimo turabwira abakozi b'Imana ko bakwiye kuba mu mpano yo kwihangana no gukomera. Ariko niba bakoze ikosa cyangwa bakadukwaho n'ikintu, hari ikintu nigeze ngana nawe ubushize uvuga cyo kwatura ngo nibwo abantu bazakira. Noneho turi mu materaniro, umushumba wenda yakoze ikosa, cyangwa se pasiteri cyangwa se umuvugabutumwa, ese nawe birakwiriye ko aza imbere y'iteraniro nta n'ibyo bazi akaturira imbere yabo? Hari amakosa umushumba ashobora kwaturira, hari ibyaha umushumba ashobora kwaturira imbere y'itorero ayoboye, ariko hari n'ibindi adakwiye kwaturira imbere y'abayoboye kugira ngo atabagusha. Ikosa akwiye kwaturira abakirisitu niryo yabakoreye. Yego, ushobora kwitwara nabi imbere y'abakirisitu bakagufata uko usa n'ibyo, ntabwo uzajya kwaturira ahantu fulani, iteka bazakubonamo y'amanyanga. Ariko uje kubahagarara imbere kuko wenda aribo bakoshereje, urugero bashobora kugufatana inzoga, kandi iyo nzoga bagufatanye ikamenyekana, sibyo? Umukirisitu akakubona akagukwiza abakirisitu
bagenzi be kugira ngo bizabavemo rero ibyo bintu bamenye nuko babwira ngo rwose mumbabarire kubera iki byaramenyekanye hari ibyaha bitajya habona hari n'ibindi biba byarageze ahabona amakosa wakoreye abakirisitu ntago wajya kuyihanira Imana kereka yo bakoreye ntibayamenye ariko hari intege nke umuyobozi agira ntago aba akwiye gupfukama imbere y'abana oya ntago aba akwiye gupfukama imbere y'abana kuko hari icyaha ushobora kwatura uri umushumba cyangwa uri umupasiteri akavuga bati burya namwe se mujya mubikora ushize sinabikubwiye etse nanjye nzasohoka kabisa niyo mpamvu wenda ntago twari kuri topic yo ubushize ntago twigeze tuvuga ntago twigeze tugera kuri uru rwego rw'abashumba wenda twari mu rwego rwo kwatura turiko turaganira ku bakozi b'Imana uko bakwiye kwitwara yego hanyuma twe tuvuze wenda ku makosa bashobora gukora ashobora gutuma baza biriya ni nko kwambarira ubusa abana bawe yego ni nko kuzura papa kamanura ipantaro imbere y'abana bawe hoya noneho ubwambure bw'umushumba n'ibyaha byahaba yakoze ntabwo bakwiye kubugaragaza imbere y'abana ubu uri kubigisha nabi okay mama Charlene wenda tuzabigarukaho cyane mu buryo burambuye ibijyanye n'impano zikwiye kuba mu itorero ese umushumba akwiriye gukorana n'abahanuzi gute kubera ko rimwe na rimwe hari ubwo uri umuhanuzi ukagira ibyo werekwa ariko pasteur ufite inshingano zo kukuyobora atajya yerekwa rimwe na rimwe mujya mukunda kujyana amakimbirane ngira hagati yawe umuhanuzi na pasteur imikoranire yanyu ikwiye kuba gute mu rusengero burya pasteur naho yaba aterekwa aba akwiye kuba arota hari n'abatarota mu mbabarire reka nkubwire naho yaba atarota ariko aba akwiye kugira uburyo avuganiramo n'Imana hari ibintu ntashobora kwemera Imana si ishobora kuguha abantu ngo ubayobore wabayoboza iki mutajya muhura ngo iguha amakuru ntibibaho simvuze ngo navuge mu ndimi simvuze ngo niyerekwe wenda no korota ni danje agomba kugira umurongo abonaniramo n'Imana ikamuha amakuru kuko bitabaye ibyo cyaba ikibazo gikomeye none se koko nimba umuntu w'umukirisitu aje ati Imana yambwiye ngo nkakuruhushya mbwirira iteraniro umwanya mbwirira iteraniro ibi nibi ugomba reka nkubwire ugomba kuba umuntu ufitanye ubusabane n'ijuru ugahita wumva uti mbese ibi bintu bivuye ku Mana kuko dufite abayobozi babaye abanyamubiri ari benshi barwanyije Imana buryo urwanyije umukozi w'Imana uburwanyije Imana ibyo bintu Imana yabikubwiriye hehe akumva yuko wenda Imana itagira itabivuga rimwe na rimwe bakabashwishuriza bakabirukana n'ubutumwa ntibugere ku bantu b'Imana aho hazaza ikibazo hagati yawe n'Imana haza n'ikibazo hagati y'iki yawe n'abantu none se ni wanga ko Imana ivuga iwayo ibaze nawe uri umuntu w'umugabo ese uri umugabo iwawe ibaze umuntu w'umugabo nkawe bakwambuye ijambo iwawe mu nzu wiyubakiye cyangwa wikodeshereza baceceka tuvuge ntabwo ibyo bintu bizavamo no mu bintu ubona abantu bari kuzira ko bacecekesheje Imana menya ngo umuhanuzi ibi binavuze bivuye ku Mana wibirebesha amarangamutima y'ubunajye bwa 2020 sibyo wivuga ngo urabona kamemu ibi bintu byangira ingaruka ariko ni gute Imana ubundi yivuze ibintu bikagira ingaruka irabyirengera se yibivuze se ikibi nuko yaba ari umuhanuzi uwo mupasiteri uyobora abandi atarota uterekwa ntiyumvijwe ntabone reka nkubwire ntabone n'ahantu ahurira n'Imana ngo imuhe amakuru uwo muntu azajya kuyobora ihene ntakwiye kuyobora intama kuko burya rega n'umushumba w'inka aba agomba kuba azi kuziragira hari umushumba uzi kuragira inka akamenya no kuzivugira akamenya no hari ibikobwakobwa bavuza naragiyeho gato ku buryo ushaka kuvuza hari igikobwakobwa ushaka kuvuza inka igahita igarukira ikatira aho yari igeze ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kuyobora Imana wese mwahurira ibyo ni nko kuvuga ngo umuntu aguhaye akazi muri kampani ye kandi akeneye abavuga icyongereza gusa uje uvuga ikinyarwanda ntibyavamo none se nihazamo abavuga icyongereza gusa bakeneye undi uvuga icyongereza nimba rero uri umushumba uri umukozi w'Imana ushumbye itorero utarota uterekwa utumvijwe oya ndakurahiye ubundi si ubwo waba warabihawe nandi
uribaza ntibishoboka kuko hari amakuru abashumba bakwiye kumenya mu bakirisitu babo ukwiye kumenya nabo wakiriye abaribo nese ko mu itorero harimo abarozi ko harimo abagikuzimu barahari benshi ko harimo abantu baba bakenyeye imiti ko hari nigeze njya gusengera ahantu umuntu yateranaga afite inzoka mu ishakoshi nta hantu mu ntara imwe nagiye ubwo se koko ni gute ushobora kubana n'abantu bameze gutyo udafite rezo nawe ubwawe bakurangiza kandi ikindi ushobora kuzacecekesha Imana ugira ngo ni umuntu cyangwa ukazaha umuntu ijambo ugira ngo ni Imana uribaza abantu rero bakamamara Imana ikabura ijambo ukayirukana iwayo hanyuma rero ubwo igufasha Mama Charlene urakoze cyane hanyuma ntago ndibuze kugutindana muri iyi minsi turimo turakubita tubangura ko dukeneye ko abantu babona ibintu byinshi ariko nanone bitari buze kubarambira. Mama Charlene, hari abakozi b'Imana muri iyi minsi basa n'abadutsweho umwuka w'ubusambanyi tujya twumva hanze ntawe turi butewe kuko nta n'uwo tuvuze mu mazina nta n'uwo tuzi ariko nk'uyu muntu wadutsweho n'iki kintu akwiriye gusubira imbere y'abantu. Reka nkubwire si uko kubeshya hari ukwadukwaho umwuka w'ubusambanyi bishatse kuvuga ngo gusambana ukabikora nk'aho ari rasiyo ka gasosi ka mu gitondo saa sita ibiryo urumva uwo muntu ubwo muntu koko yabaza uwo muntu aba akwiye kwitenga ubwe ni ukuri kose. Reka nkubwire gukora uyu murimo ufite ibizinga ubona imvune mpura nazo muri ibi bintu gukora ibi bintu ufite ibizinga inyungu ziri bugire abubwiriza ariko usigare mu gihombo gikomeye. Kubera iki? Imana irakugira ikiraro ikugira iteme ikugira icyapa aho guhagarara mu mutima ihagarare ku bitugu ijya iburira ubwoko bwayo usigara uri icyapa kiraho. Ese ubundi kuyobora abantu mu ijuru ntazajyamo bimariye iki? Kubwira abantu ngo nimureke ibyaha wowe ubikoze bikunguye iki? Ubu uri kwishyiraho amakara ateye ubwoba. Afazari shyira ituro ryawe hariya ku ruhande wijya gutamba ibitambo by'ubupfapfa genda ujye kwa muganga wivuze. Umusirikari iyo yakomeretse ntakomeza kurwana gute se kajorite irarwana? Uragenda nimba ari indwara ivurwa igakira bakakuvura ugakira utakira rero ukava ugasezererwa. Ariko kuza muri uyu murimo ufite ibizinga ugakorera Imana ufite ibizinga ubu uri gukomeza kwicira witeka. Afazari jya kwa muganga amaraso ya Yesu arahari genda usaba Imana imbabazi. Ikibazo nuko noneho byabaye nk'icyorezo umuntu asaba Imana imbabazi iminsi 2 nyuma y'iminsi 2 ati nanone nongeye akongera ati Imana nimbabarire ku buryo ahetura abahanuzi bamusengera agahetura abapasiteri akageza ubwo agira isoni zo kuzasubirayo. Genda va ku ruhimbi rekura mikoro va mu murimo genda usaba Imana imbabazi humura ntucirewe witeka ubanze wivuze neza ufata y'ibiri usenga y'umunsi umwe usenga amajoro ubwira Imana utaka karwara Imana karandembeje nubona gukira umaze gukira imbabazi z'Imana zagarutse hanyuma uzi. Ariko ubundi gukora nibizinga ubu uri kuvunika cyane. Mama Charlene, mbere ko tugusezerera abari badukurikiye muri uyu mwanya n'abazadukurikira wenda bazaba babonye ubutumwa mu gihe kizaba gitambuka gira ubutumwa bagenera cyangwa se uwagenera ariko ugendeye cyane cyane ku muntu wagize ibizinga kandi ari mu murimo w'Imana cyane cyane ku bakozi b'Imana hanyuma numara kubagenera ubwo butumwa cyangwa se icyo wumva kiri ku mutima wabasangiza cyabagirira umumaro muri uyu murimo mukora kandi utoroshye nawe urimo. Yego. Hanyuma tugane ku musozo. Ikintu nagiraho inama abakozi b'Imana bari mu murimo w'Imana bafite ibizinga hari indwara ivurwa igahita ikira ako kanya ugasubira mu kazi. Ariko hari n'indwara idahita ikira. Hari n'indwara urwara bakagusaba kujya mu bitaro kugira ngo baguteremo serumu ubone imbaraga. Hari n'indwara unanirwa kwivuza neza wakomeza kuyikoresha ikarushaho gukomera. Rero burya biterwa n'uburwayi umuntu afite. Nge ndinginga abakozi b'Imana bakora umurimo w'Imana bafite ibizinga cyangwa bafite ibyo byaha bakora bikomeye ibyaha bakora
nukuri nge nakubwira ngo amaraso ya Yesu aracyahari. Wikomeza guta umwanya wawe kuko nubundi ibyo uri gukora nta hantu birimo birandikwa. Uri mu nyungu z'Imana ariko ukaba mu gihombo cyawe. Abantu bazakungukira aho babwirize bafashwe, abantu bazakungukira aho baririmbire bajye babohoka, abantu bazunguka ujye ubadirije uba perezide, mbese abantu bazahembuka ku bwawe ariko wowe ubugingo bwe busigare buboshye. Ikintu nagusaba ni ukujya kwivuza. Nge numva nakubwira ngo genda kwa muganga bakuvure ubwo burwayi bwawe bukire, bakuvure ube muzima, ubwire amaraso ya Yesu akweze, ufate igihe cyo gusenga no kwihererana n'Imana. Kubera ko kuririmba ukora ibyo byaha ntacyo bimaze, no kuvuga ubutumwa ufite ibyo bintu nta kintu byakumarira, ahubwo ugira igihe cyo kwiherera, hanyuma numara gukira uburwayi kugira ngo ukomeze ubukoreshe bukare. Niwumva umaze gukira uzagaruke mu murimo w'Imana. Si ngombwa ko bazaba bakweretswe, ntabwo ari ngombwa ko abantu bazaba bakuvumbuye, ntabwo ari ngombwa ko babimenya bakagutenga, ntabwo ari ngombwa ko ubusambanyi bwe bujya ahagaragara, Imana ibugushyize ahagaragara ngo bakwerekane wateye inda, ntabwo ari ngombwa ko utwita, ntabwo ari ngombwa ko bazagufatana igihanga wagiye gusambanira muri hoteli, ntabwo ari ngombwa ko ribi izakwambika amapingu wagiye kwiba, ahubwo wowe ibwirize muri aka kanya uhite wifatira umwanzuro. Imbabazi z'Imana ziracyahari. Ntabwo Imana yahagurutse ku ntebe y'imbabazi, iracyagutegeye ibiganza. Imana izahaguruka ku ntebe y'imbabazi hari uko isi yarangiye, umunsi isi yazinzwe nk'umwambaro, ariko iracyicaye ku ntebe y'imbabazi, umuntu wese iracyamwakira. Wikomeza kuvira mu igare, wararashwe nawe ubwawe urabizi. Yego, ntabwo utenze nibyo, ariko burya ijuru ryaragutenze. Umunsi wasambanaga ntiwihane, Imana yahise igutenga. Umunsi wibaga ntibabimenye, Imana burya yaragutenze. Umunsi wihakanaga wa mukobwa, Imana yahise igushyira inyuma yaragutenze mu itorero ryayo. Birashoboka aho usengera barakwanditse mu gitabo cy'abakirisitu, urabaruye, banatse urutonde rw'abakirisitu nawe bagushyiramo, ariko ku rutonde rw'Imana yo mu ijuru ujya kubikora yarakwitegereje, ujya kubikora yarakumenye. Reka nkubwire, abantu mutinya amaso y'abantu ariko ntimutinya amaso y'Imana. Ariko ntugatinye umuntu wica umubiri, umuntu uzagutaranga ko wasambanye akagutaranga, ariko utinye Imana uzapfa kakwicira ubuzima n'ubugingo bwawe ikabukwambura. Nagira ngo nkubwire ngo iyuzuze n'Imana bikiri kare, mwitinya amaso y'abantu. Aho wabikoreye Imana yarabibonye ko aya mafaranga ari we wayatwaye, yarabibonye ko uriya mukobwa iriya ndari yawe nubwo wamwihakanye, nubwo wamuhunze ukajya muri geto, Imana yarabizirikanye, nubwo wasibanganyije ibimenyetso, Imana iracyabibitse. Nubwo urubanza warutsinze urabizi ko wahuguje, nubwo abantu bakwemera ariko umutima wawe urabizi ntabwo umutima wawe bijya bihura. Nubwo abantu bavuga ko ukijijwe wowe uriyizi ko udakijijwe. Nubwo ubara imyaka 40 umaze mu itorero urabizi ko n'itanu utayimaze. Imbere hawe n'inyuma Imana yawe irahazi. Intege nke zawe Imana yarazibonye. Ntabwo ari ngombwa kuzafatirwa mu cyuho, nta nubwo ari ngombwa ko Imana izagutwikurura ikagukoza isoni. Wowe uhagaze ku maguru yawe abiri, watera intambwe ugaca bugufi imbere y'Imana, hanyuma ukarambikwaho ibiganza by'abakuru, warangiza ukabohoka ukabona ubugingo. Kandi Satani ugutera ubwoba ngo ntiwababarirwa, burya arakubeshya. Imbabazi z'Imana ziruta izacu. Icyo kore yaza kubaremera itubitse imbabazi, nari kuziguha rimwe na kabiri, ariko Imana ya Isiraheli itubikiye imbabazi nyinshi. Urakoze cyane Mama Charlene. Iyo bivuga uba ufite intimba disi, ubona nyine abantu bahita babishyira mu bikorwa. Mfite n'ubushobozi bwo kubuhagira, mfite ibigega by'amaraso, nahita mbateranyiriza hamwe nkabuhagira. Kubera iki kurimbuka ndabitinya. Njye ndeba umubabaro twagiriye mu isi, noneho nkareba n'ijuru rikatwihakana. Ndakurahiye afazari wahangayike n'umubiri ukagushiraho, ariko ukazabona Imana igumugisha. Yego bakunzi ba Mama Charlene official, Imana y'umugisha. Mwakoze cyane kubw'uyu mwanya, turanezerewe ku bwanyu. Sharing cyangwa se gusangiza benshi ibiganiro tubagezaho, kandi muhirwe muri byose n'ukuri. Tubasabe umugisha. Mama Charlene wakoze.